dore sigaruka ariko umwana wanjye yabona ishyano ariko ujya ureka wumve mvuge mba ntaravuga ndakubaza umwana wanjye ni inkende dore mbese niba icyo uba washyizemo ahangaha uragira ngo bari wahera ahangaha si imineke nyine nteguye si wari uriho ahangaha ari ukuvugutseho umwana wanjye ntabwo ari inkende ikindi cya kabiri imineke umwana wanjye arya umuneke ni twa tundi twiza twakamara amasenge uzana ibingibi ko habaye iki ese umutungo ko ari uwe ukaba ukora mu mafaranga ye niki gituma umwana wanjye ujya kumuzanira ibingibi byitwa ibinyeshyamba hagarara imbere yanjye uyu munsi tega amatwi ntuzongere kugira uwubaza ibyo guteka habe mu gitondo ka cyayi habe saa sita ibiryo habe nijoro ibiryo ibyo byose jizo mbaze nzajya nguha gahunda yuko ugomba kuzajya ubikora Kristo nzahora ndiwe muri muko sengeze kubo Indo Kristo nimukira naho ugiye ariko noneho reba ukuntu wambaye izo mpenure ibyo twita abahena barimbuke ariko yambaye neza umva ntabwo ari we mbwiye sinkavuge ngo nawe usubize izi nkweto bwawe numvise uri kuri telefone utelefona uvuga ko ngo zitwa ngo ni ntunshingeho none wambaye ngo ni singushingeho nizo wambaye ubwo nicyo bisobanuye ikizi nkweto zishatse kuvuga ibi nibyo muganira ariko mama imaze kurambira nyine wirakara reka dusohoke tujya ahantu umuntu nta jambo agira nta kintu ushobora gukora nta muntu ushobora kukumva ntushobora kurya ngo bimanuke ndazana umushyitsi ahangaha bakamusuzuma ibyo ndabizi warabimbwiye nanjye hari n'ibyo mbona sibyo reka tuve hano mu rugo reka nambare tugende dushaka hano njye nawe twicare tuganire rego urabizi ko ngukunda ko wambaye gutyo se nambaye nyine nambaye neza nyine nanjye ese mwe ntimumaze kwambara nuko ngusize muri salo wambaye imyenda ukabuhinda ugiye se wewe aho murahibeshye cyane ntabwo ngomba gusigara di waranyambitse rwose itenge urabigura ariko ngomba kubyambara nanjye nkaryoha ngasohoka siko tujya muri gahunda zacu none se twebwe dufite gahunda tugiyemo hari umuntu ufite gahunda se mujya kujyana cyangwa araho usigara ku muhanda tugufere ufite gahunda kuva hano kuva kare cyane ugize injajwa ubu se saa 2 na saa 4 bihuriye ntabwo ngize injashiri havuze ikibazo nari kuzana indege ya saa 10 nkagera hano saa 2 birahinduka ngo kubera ikirere nta indege ya kare none rero ibintu byambaye hose napakiye amabaga telefone nyitakuburiye kubera nagombaga kuhaguruka kare kugira ngo nahura na jya mu muhanda telefone simba nakubwiye simana nakwandika ku WhatsApp aguye ko magurutse bitese siko jya ngo washize n'imyaka 5 nakubona ongera ungwe cyangwa ngo nese bamusheshe bagiye kuzangahe gukora iki se kuzana ku kibuga kugufata bari bababwiye se nagwe ese ko dutunguye kuje kare
nanjye byanunguye naho neza uraho amakuru y'iminsi myinshi ni bon ndakubona umeze neza umeze ute Sophie nanjye ndaho iminsi myinshi kabisa iminsi yaribaye myinshi ndabatunguye nanjye byanunguye ntabwo nzi ko nza kano kanya sawa rero ubwo turacyari kumwe tumuto tugahita mu kazi sawa sawa umushiri none se mbwira se buretse kugenda ubwira iki se murabwe bande umukecuru nande wundi se n'abandi bantu twari kuza kugufata ni umwe mwatogose nk'umwe ngo uza kumfata ku kibuga nyine utangiza injaje kuva ahubwo si ikibazo ufite ndananiwe pe mugongo urahane jya ndarushye ushaka gusaba ikintu oya tega amatwi reka umva mubwire njye nyine icyo ngushaka turongo yendaje tugukorera icyayi tubaze tugukorera oya nabyibyaye nta n'imbuto ushaka ariko si bite byawe baby ndahaze njye nta kibazo mfite icyo nkubwira mfite umunaniro ndashaka kuhisha abantu uko naje basi nijyane nk'isaha imwe cyangwa amasaha abiri mbanze nduhuke urumva naje ufite navuye mu kazi bahita banunguza indege ntabwo nzi ko ndibuze zino saha ni iminota mike mbanze ndyame nduhuke sibyo cyangwa urashaka ko tuba tubiri ibyo ushaka nkufitiye inkuru nziza mbabara unsuhuze winyigiraho ibyo ngibyo turaziranye inkuru se z'uko wasamyera ingumba yarasamye ntabwo wari ibyo uvuga data we ngiyo kuki uri ingumba uciye umuryango ntabwo bizi ibigenza byemera rwose reka jewe nyuma y'igihe naze se gutanga amahoro hano reka nongere ngusuze nanaguha ikaze nk'uko umaze kubibona muri iyi video iyi ni filimi ni tumwe mu duce nagiye nkata muri iyi filimi ni filimi nziza y'inyarwanda ni season nziza iri gusohoka ubu ngubu iyi filimi ni nshya cyane iri gusohoka ubu iyi filimi yitwa Inkomoko imwe muri filimi iryoshye kabisa ntabwo ku bantu mukunda kureba amasezoni filimi z'uruhererekane filimi z'inyarwanda iyi filimi nayigushimira ni filimi irimo ibyamamare byinshi tumenyereye hano muri sinema nyarwanda kandi hakaba hari igihe harimo n'abandi bashyashya utaruzi ariko ushobora kureba ugakunda kubera imyaka ikingire yabo ni imwe muri filimi nziza irimo nka bamwe mu bakinnyi basanzwe bagaragara muri Papa Sava hakaba bamwe mu bakinnyi bagiye bagaragara muri City Med muri filimi izwi nka Ishusho ya Papa zimwe muri filimi nziza cyane zagiye zigaragara cyane mu bamwe mu bakinnyi ingeri zose z'abakinnyi barimo kandi bagiye batandukanya abafilimi abakinnyi kandi bazi ibyo barimo bakitinga neza filimi ikaba yaryoha bimwe mu byagukura kuba wareba nk'ino filimi ni story yayo ifite story navuga ko ari story iri nko mu moko abiri cyangwa atatu bitewe nkanjye ubwanjye nayibonye ni navuga ari nk'atatu ariko ushobora kuyibona mu bwoko bubiri bitewe n'aho n'uburyo uzagenda uyikurikirana ubwayo filimi izagenda iguha iyayo shusho ukuntu ifite uburyo uzagenda uyifatamo nawe ubwawe uburyo uzagenda uyireba nk'ubu ngubu uburyo yanditsemo story yayo ni story nyine aba ari umukobwa warashatse ni Madederi yarashatse shakanye n'umugabo ariko uwo mugabo baba barashakanye nyirabukwe nyina w'uwo mugabo ntabwo bamukunda nyirabukwe abamwanga amutoteza ewana atifuza ko yajya aganira n'inshuti ze yakibohora muri urwo rugo yabaho nyine nk'uboshye muri urwo rugo ewana nyine ni nko kugira nyokobukwe mu biti wa munyokobukwe ugoza ku nkeke inkeke udashyirwaho n'umugabo wawe umunezero uhabwa n'umugabo wawe we akaza gusubira inyuma nyine akaza kukubuza mu buryo bugiye butandukanye aho ni hamwe ishingiye noneho ahandi ishingiye kundi story nge nabonyemo nuko hazamo indi story uwo mugabo baba barabanye aba yarabyaye hanze none muri kwakuza kubyara hanze gusa asibana n'uwo mugore yarabyaye hanze atarigeze abimubwira ko afite umwana hanze
aba yarabihishe yarabicecetse, ariko na nyuma y'aho babanye wa mugabo akaza kongera kumuca inyuma, akaza kongera kubyara hanze. Noneho yamara kuza kubyara hanze, ubwo baba babaye abana babiri, noneho akaza gufata ba bana babiri akajya kubareresha ku mushuti we. Urumva, akaza kujya kubareresha ku mushuti we, nyine akajya ahora atanga amaminerivare, ibisabwa ku bana, ariko ntibize kumushimisha. Akaza gusanga amafaranga ahereza wa mushuti we, ayo mafaranga yakoresha wa mushuti we yita ku bana be aho kwita kuri ba bana babiri uyu mugabo, bo akabafata nabi. Nyine bikaba ibibazo, agashwanamo, bashwana. None banaje mu rugo, niba baje kumwishyuza simbizi, uzagenda ukurikira filime uzagenda ubimbonamo. Gusa umugore we akaza kubyumvira aho ngaho muri kwa gushwana kwabo, umugore akabihamenyera. Gusa nyine baramuturisha, baramubeshyabeshya, nyine umugore nyine agacururuka, akagabanya umujinya, nyine akamubwira uko byagenze. Ni filime nyine igiye irimo sitori zigiye zitandukanye, gusa hari aho bigera nyine bikaba ibibazo, bagasanga n'ubundi urwango kuri wa mukobwa rukomeza kuba urwango iwabo, yaba mushiki w'umugabo we yaba na mama we baramwanga ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo batajya kuvuga ngo umukobwa ntabyara, ngo ni ingumba, ibiki, amarwasereri, byatari n'ibyo ku rwego rwo hejuru. Iyi ni imwe muri filime naguhitiramo gukurikirana muri ni season ziri gusohoka nshya. Nabwiye ko hano ngiye kujya mbazanira utuntu tugiye dutandukanye, yaba amastori, yaba filime mushobora kuba mwareba ibiki. Hano ngiye kujya ngenda mbagerereyo mbarebere ubundi mbazanire. Iyi ni imwe muri filime yitwa Inkomoko, akaba ari filime iri kunyura kuri channel ya uriya uzwi nka Madederi muri Papa Sava na se muri Papa Sava uzwi nka Madederi, akaba nawe yinjiye mu bintu byo gukinisha amamuvi, gukinisha amafilimi. Iyi filime nyine akaba ariwe wayituzaniye. Gusa nakubwira ko ni filime ifite ishusho nziza, nayo ifite ishusho rikeye, irasa neza. Mbese ikintu icyo ari cyo cyose muri iyi filime ni cyiza, bitewe n'imyakitingire, uburyo igaragara, abakinnyi bayirimo. Noneho imagine kuba uri kureba filime uri kurebamo abo bakinnyi wari usanzwe warabakunze, noneho ari ba bantu wari usanzwe ukurikira nyine ibikorwa bakora ku ruhande, noneho ba bantu hari ufitiye igikundiro ukaza kongera kubabona mu yindi filime noneho bahuriyemo. Ni imwe muri filime narebye numva ndayikunze. Kuri ubu ngubu kuva kuri episode ya mbere kugera kuri episode ya 8 zimaze kugera hanze, wazishacinga ukazibona, nawe iyi filime ukaba wayireba kuko iraryoshye. Reba niba warakoze subscribe, niba utarayikora kanda kuri subscribe, dukomeze kujya tubana umunsi ku munsi. Ngenda cyari Ematuke.